Wakifata nyine ngo ubwire umuntu w'umukobwa ngaranuka kandi neza utabifite amakuru nangwa se ko bifite amakuru nge simbizi nibo bifite amakuru. Ubu nanjye banteye ubwoba ndi kurure umukobwa nkagira ngaranuka. Undi kwishisha nose umukobwa arabona atari mwiza. Baseka neza. Icyo ngiyeho none umurundi kazi. Ubu ni umudiaspora mu Rwanda. Ni gute wifata ukavuga ngo umukobwa nkuyaranuka utabifite amakuru? Ahubwo ngiye kintu na wenda nakisabira abantu bagire kuri uwo muntu wazanye amakuru avuga ngo uyu mukobwa aranuka bamubaze buryo yabonye kanuka niba yaranamupimye azane n'ibyo bipimo da. Ngo umuntu wabizanye bwa mbere ni DJ Crash. DJ Crash niwe wazanye iyo nkuru avuga kwa Irene. Kwanza DJ Crash ntabwo yigeze avuga ko ari nyambo. Ahubwo DJ Crash we yakoze ikiganiro aravuga ngo mu nshuti za Irene harimo umwe uri kugira ute urimo kunuka. Ariko ntiyavuze ko ari nyambo. None si waje noneho umvase kuri iyi mihanda bahita bavuga yuko avuze gutyo abantu bagenda bagakataho bazanaho nde nyambo. Baravuga ko ari nyambo. Umva nga Besto Titi Brown amagambo yaje kwa Irene kuvuga. Rero noneho nyambo we ibaze ko nabantu bamwifuriza ibintu bibi banamukoreye bagiye banamukorera n'ibintu bibi. Iyo barwaye niwo wa mbere ubarwaza. Can you imagine? Unda gusoreza kabazo kanyuma kamatsiko. Umunsi wa anniversaire arapanze guterera nyambivi yanga kuza. Umunsi wa anniversaire yanjye nayite izishura tweet. Why are you guys doing this? Nta mpamvu yo gukora bino bintu man. Like nyambo n'umwana mwiza ibintu wenda okay nta muntu bikwiriye pe ariko koko na nyambo nta muntu aravuga nabi. Urumva? Urumva ni ibintu man bibe byarenze bibe byageze ku rundi rwego. Yego. Ese ntukubera iki abantu bakunda guharabika abandi? Ashaka ngo umbereze uwo mukobwa ari we unsubize icyo kibazo. Kabisa. Kubera iki abakobwa bakunda guharabikana? Impamvu ihari wenda ashora nko kuba nyambo so n'abagabo kwanza bari kuvuga yuko anuka. Mwashobora nko kuba baramusabye urukundo arashuga daddy akabangira canke se bakamukunda kanga bakahita bavuga ngo aragara ari manyagura tiwana kirakirana nuka ikigende. Yene cyangwa ariko bagusebanya bari kumusebya kumuteshaga. Heze sinyasha. Ongera. Heze sinyasha. Heze sinyasha sawataye. Akozuna nazifite inyasha. Ari so mu baby nkanje. Ubwo ni kuvuga ngo wewe ikintu ukunda namaze kukibona. Wowe inyasha zawe. Noneho agize umuntu guturuka inyuma se afite nk'urukero. Bakara giponzi kibuno wahita wiyanga. Niba ikintu nkunda ku mubiri wanje ndakunda nyashi zanje ndazikunda pe. Ubwo nuko uvanga ikibuno kiramutse kigiye shamba naho najyana nacyo wenda ikibuno kikagenda ukajyana nacyo. Yego sino wansigaye kuki hasi bikari hinda tuvugishije ukuri ibi bintu ukuntu ndi kubyumva nge ntabwo ndi kubyiyumvisha neza. Naye ntabwo ndi kubyumva ariko uri kumva ko umuntu akunda ikibuno cye kiramutse kigiye nugutega mutakajyana nacyo. Ongera mumbere noza. Umuhungu mwiza kuri wawe ameze ate? Umuhungu mwiza so yes reka ngone masuhuza mwebwe mudukurikiranye kuri Trend 250 amahoro y'Imana bane namwe kandi mbabwira ngo umwaka mushya uzababere umuhire. Wanjye mwumva hano inyuma za kamera banyitabikare eke kavamanga cyuma kinege mwana wa mama nabwiye ko nwanyabanga abagore cyangwa se ngakunda ba mama. Uyu munsi noneho mu kureba hano imbere zacu twakiriye umuhungu n'umukobwa. Se mwana ni umugore wawe? Uyu nguyu ntabwo ari umugore wanjye, uyu nguyu ni umukinnyi. N'umuki kumwihakanye? Oya ntabwo ugiye mwihakanye mubaze. Wowe uri umudamu wanjye?
oya ntabwo ndi umudamu wawe. Rega muri iyi minsi bura ntago wapfa gushaka kubera ko urumva iriya uri kugenda ivugwa kuri Nyambo ngo aranuka gusa urumva apfa ngo njye napfa kuzana abagore n'ukuntu banuka. Reka njyewe ngushaka wewe nibyo koko Nyambo aranuka. Njyewe uko mbizi bihakana ukiri kuvuga ngo ntago ngo oya ntago nuka ngo bimbwire. Oya Nyambo baramu kanumbi ese ubundi anuka he ni hanuka ni he nakora yuko nyine bamwekeye ariko ndi uvuko biri usa nk'umuntu wo guhumura amagakeye ariko reka nkubwize ukuri ibintu byo kumbwira ngo abakobwa ngo abagore reka nkubwize ukuri bikari ceceka ikibazo cyawe byiringagize papa noneho ahangaha reka tumanze tubakire noneho mwibwire n'abadukurikirana twahera kuri uyu mukobwa n'umurundi kazi akabibwira none ngiye ngakurikira ngo icyo bitwaye nta kibazo niyo mikoro wayegeza nga hano nta kibi utagize nga gutyo nabwo iravuga to mwaramutse mwiriwe bivanye naho mutuye jewe ku mazina yanje banyita Judith akaba ndi umurundi kazi. Uri umurundi kazi? Yeah. Amakuru y'u Burundi? Amakuru y'u Burundi ni sawa. Ni sawa? Yes, muramwumva rero bamwita Judith twagiye n'iruhande rwawe ubundi dutangire mu nganzo yacu. Ni wa musore wanyu muramuza benshi bajya gukurikirana kuri TikTok ku mazina ya Sawasanga ibisanzwe kabisa no kuri YouTube ni Sawasanga ibisanzwe tu. Ni buri hano imbere yanyu kuri mikoro. Bagukandire babwire bagenda bagukandire subscribe. Bisa niba mwankunze nangwa se munkunda niba butankunda ariko yifuza kuba wanshigikira nkazamuka nkava hasi wagenda ukankanda subscribe. Yes, urumva ni sawa mugende mu kandire subscribe kandi tunababwira ngo tumuteze imbere cyane cyane n'abasore cyangwa se urubyiruko muri rusange tuba tugomba gutezanya imbere kugira ngo tubone ukuntu bimeze. Sasa ngo bimeze ute? Njye bimeze fresh kabisa njye nemera amaji hano hanze akora ibintu abica nyine bigacika tu. Ntago nshobora kumuco na mukande subscribe. Ntago ni utareba video ukayireba iminota 2 no kugakanda subscribe. Kabisa niba umuntu akoze video y'iminota 20 aho ngaho wenda niba mfite umwanya mukeya mbatsinyiyemo nk'iminota yanjye 8 hita mukubitira subscribe naga comment n'uturayika hafi ngaho nk'icomokera. Njye niko bimeze. Ngo imihanda se ngo byifasha gute mwana? Imihanda rero ukuntu bimeze ndi kumva kuri no nkuru rwose iri kugenda ivuga hirya no hino abakobwa baranuka nta mukobwa ari guseza ngaranuka rwose ahubwo mwana mfashe umbabarire kanigize agatebe hirya mbabarire utabonuka oya mwegere udashiga mu mwanya nyine reka mwegere ariko ngiye nuze kunukira oya mwegere ese ubundi bwo witeye parofe ariko nari mbo noneho reka hano ngushiremo inkuru hano urumva asigaye umubwire se iki kintu kimeze gute sibyo iri hehera kangu nushiremo inkuru umbwire ati se ibi nibyo cyangwa amwita Kiroso reka nza numva iyo nkuru ko ndikumva ariko iyo nkuru igiye kubicara ngo kimenye yibe yarongoye muyango etse umve Tati Brown sha yaroze Jojo Breeze sha ubwo best aranuka sheri ngabira iboro bigiye yavuze byari etse umutwe munini yapi kumune ngo ndi gushaka itari kuzamo kwagira ngo abakobwa bari kubica hano ku muhanda ngo bari kunuka banonsanya gute nyine icyo kibazo nanjye nicyo ndi kwibazaho kabisa abakobwa bari kunuka babuze icyo ubundi hari ganda kubaza abakobwa bari kunuka babuze iki mwabuze iki hari umukobwa nuka umva noneho hano ukamubaga munahagarike gukomeza kwibasira umwana w'umukobwa Nyambo bimwanditse ku gahanga kasuku niwe bivuze ese muzi ko ari umwana w'umukobwa uri ku isoko abasore bagomba kureba kamurambagiza ko hari ifoto Nyambo yego yigize kujya hanze murabyibuka ibyo bintu bavuga yuko wari Nyambo yari umukobwa wambaye ubusa yari umukobwa umeze nkaho yambaye ubusa sibyo barangije baravuga ngo ni Nyambo amagare twumva icyo Nyambo bivugaho araguhamagaye yitabe nta kibazo Hello Nyambo urumva noneho urumva ukuntu ibintu bimeze
Mbo tuganire gake gake noneho. Tuganire gake gake turebe ese wenda nk'abantu bagenda bagaharabika abandi bantu cyane cyane nk'aba bana b'abakobwa ese ngawe urubyiruko rwa nonaha ubyumva ute gahuryo bafashe umukobwa mwiza kure bakavuga ngo arimo kunuka harimo isebanya n'ihohotera njye niko nabyita kandi nako mbibona ntabwo wakifata nyine ngo ubwire umuntu w'umukobwa ngo aranuka kandi neza utabifiteho amakuru nangwa se ukaba ubifiteho amakuru njye simbizi niba ubifiteho amakuru ubu nanjye banteye ubwoba ndi kureba umukobwa nkagira ngo aranuka undi kwishisha none se umukobwa urabona atari mwiza baseka neza icyongeyeho none umurundi kazi ubu ni umudasipora hano mu Rwanda ni gute wifata ukavuga ngo umukobwa nk'uyu aranuka utabifiteho amakuru ahubwo njye ikintu wenda nakisabira abantu bagire kuri uwo muntu wazanye amakuru avuga ngo uyu mukobwa aranuka bamubaze buryo yabonye kanuka niba yaranamupimye azane n'ibyo bipimo da ngo umuntu wabizanye bwa mbere ni DJ Crash DJ Crash niwe wazanye iyo nkuru avuga kwa Irene kwanza DJ Crash ntabwo yigeze avuga ko ari nyambo ahubwo DJ Crash we yakoze ikiganiro aravuga ngo mu nshuti za Irene harimo umwe uri kugira ute urimo kunuka ariko ntiyavuze ko ari nyambo none se waje noneho ubase kuri iyi mihanda bahita bavuga yuko avuze gutyo abantu bagenda bagakataho bazanaho nde nyambo baravuga ko ari nyambo umva nga Besto Titi Brown amagambo yaje kwa Irene kuvuga rero noneho nyambo we ibaze ko n'abantu bamwifuriza ibintu bibi banamukoreye bagiye banamukorera n'ibintu bibi iyo barwaye niwo wa mbere ubarwaza can you imagine unda gusoreza akabazo kanyuma k'amatsiko umunsi wa anniversaire rero apanze guterera nyambivi yanga kuza umunsi wa anniversaire yanjye nayite izishyura tweet why are you guys doing this nta mpamvu yo gukora bino bintu man like nyambo ni umwana mwiza ibi bintu wenda okay nta muntu ubikwiriye pe ariko koko na nyambo nta muntu aravuga nabi urumva ni ibintu man bibe byarenze bibe byageze ku rundi rwego yego ese ntukubera iki abantu bakunda guharabika abandi ndashaka ngo umbereze uwo mukobwa ari we unsubize icyo kibazo kabisa kubera iki abakobwa bakunda guharabikana impamvu ihari wenda ashobora nko kuba nyambo so n'abagabo kwanza bari kuvuga yuko anuka nk'uwashobora nko kuba baramusabye urukundo arabashuga daddy akabangira cyangwa se akamukunda akanga bagahita bavuga ngo aragara arimanyagura tiwana kiranananuka n'ikigenda nyine cyangwa ariko bagusebanya bari kumusebya kumuteshaga ubona bavuga ngo baranuka mbese ubwo banuka mu buhe buryo urugero ngaho urareba wisize wakarabye umeze neza ibaza nk'umuntu akubwiye ngo uranuka nanje nisho kintu kiri kunangaza woze wisize wipomya agaparufe kawe uragiye mu muhanda umuntu acazira akubwiye ngo uranuka kandi uri kumva uri guhumura bibaze nyine nawe ibaze ako kanya ho wabyifata mute uhita wishima aho babara uhita wihangana nyine waba ubakora ikintu wabakubita cyangwa abajyana muri ribu oya nanone kandi mbere byose rega nguki ariko uzi ko igisebo sawa uzi ko igisebo ukunda ari kibi uzi kujya nga hano muri boutique ugasanga abantu bagushizaho amazuru ngo bari kwinukiriza ngo bumve ko ibyo bavuze ko ari byo noneho bagasanga uri kunuka hano nka kwa kundi nyine umuntu murira muri boutique ugiye nko guhaha agasohoka akava muri boutique akamanza gusizemo agahita avuga ngo dongo karagagaze hariya kari kagiye kubura ngo kari kwikopesha kandi banze ugakopa kubera ko kari kamaze kugezaho amadeni menshi ubwo urumva rero kugusebya ngiye nkaza kuvuga ati wa muhungu nyara ku buriri kandi nzi ko nta muhungu nyara ubwo ni igisebo gikabije cyane umuhungu akora iki ubwo ngakubwira arihagarika nzi ko abagabo turihagarika no kuza ngiye ngasanga uri kumwe n'umubebe nk'uyu nguyu ngiye nkakubwira ati mani uri kumwe n'umukobwa uri kumuganiza ngo uzamugire umugore si ntabwo ufite ibintu ushaka gukora ukigendera ushaka kumugira umugore uramugira umugore gute si
uzanye umukobwa kandi ubizi ko unyara ku buriri keretse n'umutungira hejuru ukaza umuraza ku ishashi urumva rero haba harimo situation ndende cyane kumva yuko unyara ku buriri kandi uzi ko utabikora uwo muntu anukute hari uwazanye igipimo ibaze abantu bagenda bakwirakwiza ibihuha mu byo ngibyo rwose hari ndabizi neza hano mu Rwanda hari inzego z'ibanze zishinzwe ndabizi neza mwegereza mikoro gatoya nitwicaye kera hano mu Rwanda ndabizi inzego z'ibanze ndabizi amaso zirayacanye bya danje kandi natwe ubwacu tugomba kubera rubanda amaso tugomba kubabera amaso kubera iki niba wumva umuntu bari kumuvuga nabi yihagarika ku buriri ari kwikopesha kandi yanze kujya kugira ute kwiba uri kwisiga ari kwisiga agakora ikiganiro cye agakura filime ye abantu bakamufana bakamukunda bakamuhata yimuye kubera ibiganiro yakoze nangwa se filime ukajya kuvuga ngo umuntu ngo wenda Kiroso tukiraho umukobwa mwiza kuri wowe abameze ate ndiyo umukobwa mwiza umukobwa mwiza agana akabazo k'amatsiko okay je umukobwa mwiza mbona ngiye mu buzima bwanjye si isura si imyambaro ahubwo ni umukobwa ufite umutima mwiza njye mbona umvura umukobwa mwiza tu kuko abeza benshi urabizi nyine nawe wahuye nabo warabonye nakubazaga nyine okay wenda reka tuganire nk'umusore sibyo turukuganira simbigushinjije ngo narakubonye oya nibyo ariko nanone n'uwose nahuye nawe mwese uri kumureba yego uyu wamubonye ariko ngiye umukobwa nkunda si umukobwa ufite ubwiza nk'ubu si umukobwa ufite iminwa nk'iyi si umukobwa uzi gutereka amaso nk'uyu yego ntabwo ari uwo nkunda nta nubwo ari umukobwa uzi guseka neza nk'uyu nguyu ahubwo ngiye nkunda wa mukobwa ufite umutima bro ku buryo ndavuga ati baby waramutse ute ati ntihamutse neza baby baby ndagukumbuye nanjye ndagukumbuye love you too baby uwo mukobwa nimba nshaka afite umutima mwiza ni wa mukobwa ufite kuba wabwira ko umukunda agakora buri kimwe cyose kugira ngo atangirize urukundo ruri hagati yawe nawe urumva agakora buri kimwe cyose kugira ngo muzabane neza ariko wa mukobwa nyine uri aho gutyo kiba kirimo kiba kirimo papa rata hajya watubwiye ngo witwa banyita Judith Judith erega kora twe twaramenye ko abenshi bahindura amazina akaza mu mazina y'abasane cyane niyo mpamvu ubwo nga Kiroso nako uwo ngo rero impamvu ndi kuvuga Kiroso hari umujamanje yitwa Kiroso umunyamakuru ufite nawe cyane yitwa Sawa Suyizi ubwo niyo mpamvu niwe wangiyemo cyane rani inshuti yanjye bya hatari ubwo waragize ngo ni Sawa wasanga na Sawa nawe amagambo ari kuvuga hano wasanga atari ryo zina rye bwite ariko kubera nje ni Sawa no kuri YouTube yanjye ariko iyo sacinze wenda ukayibura bwite mutravga mu mazina Sawa ubwenge iyo sacinze wenda ushaka kureba icyaro yanjye Sawa ukabona uyibuze uhita wandikamo genge Sawa ako kanya bayahageze mbo tukira aho ngaho weho ujye ubona umukobwa ukamubona kandi umukobwa mwiza umurebera ku kiweho ngaho umukobwa mugenzi akabona ko ari mwiza okay kandi babwire je kera nkifite nk'imyaka 13 nagenda mu ibarabara nkahura n'umukobwa nkabona yambaye ipataro ryiwe nyine ryiza pe yambaye n'agakweto ke yambaye n'agapira kamukanda ati nkona afite ibintu by'amanyashi nkavuga ati ko buriya naje nzokura nyene ngane kuri uwo mukobwa ugahita ubona n'umukobwa mwiza cyane ariko cyangwa se imva imyaka 13 buri mutoya nkavuga ati nje nzokura naje ngane nkuriya basi se nkakura amenye kwisiga gafondoti tuntu nk'utwoye abakobwa beza bariho pe nawe urabizi rero ndi kumva nyine umukobwa mwiza kuri wowe wameze ate ngawe kandi umukobwa mwiza kuri wowe kuri jewe Pamela ni mwiza Pamela wa The Ben umenye ute kari mwiza utarahura nawe sindahurana umuntu mwiza no kuri kamera uramubona ko ari mwiza hari umuntu uje kuri kamera pe kavuga toya najya ikibazo turiho ubwo kuri wowe niwe mukobwa mwiza nyine iyo yisize ubwo biba birangiye ubwo nawe ubwo ni gutya ariko hari uba mwiza ku isura ariko erega turavuga ati umuntu si umuntu ku ruhu
ariko ikirimo imbere umuntu ni ikimwihishemo eh umuntu si inyama n'amaraso turi kuvuga ibigaragara ibigaragara yego nawe uri mwiza ngaho tubwire weho icyo ubonaho uri mwiza kuri wowe aha ubwo buje akabazo nanjye nshaka kumubaza ngiye ntabwo wenda nk'ibice wenda oya weho mbwire ni iki wowe ubona kuri igituma ubona nawe ubwawe hari igihe wireba ukavuga ati cyakoze kano kanini nanjye bifureshi jewe kera nkiri umwana horaga nifuza kuzagira nyashi nk'izi nyene mfite nyashi zawe nizo zatumije uba mwiza yego nkayo nza kumera nk'uko nyene meze ntafite nyashi none ya ntabwo wazitwereka izi nyashi ziragaragara haguruka turebe izi si nyashi haguruka turebe ongera izi si nyashi izi si nyashi asabataye akoze nanazifite nyashi ari iz'umubebi nkanje ubwo ni ukuvuga ngo wowe ikintu ukunda namaze kukibona wowe nyashi zawe noneho agize umuntu uguturuka inyuma se afite nk'urukero bakara igiponzi kibuno wahita wiyanga mva ndababwira niba ari ikintu nkunda ku mubiri wanje ndakunda nyashi zanje ndazikunda pe ubwo ni ukuvuga ngo ikibuno kiramutse kigiye shamva naho najyana nacyo wenda ikibuno kikagenda ukajyana nacyo yego sinansigaye kuki hasi bikari hinda tuvugishije ukuri ibi bintu ukuntu ndi kubyumva nge ntabwo ndi kubyiyumvisha neza nanjye ntabwo ndi kubyumva ariko uri kumva ko umuntu akunda ikibuno cye kiramutse kigiye ni ugutega moto akajyana nacyo ongera umumbere ntuza umuhungu mwiza kuri wawe ameze ate umuhungu mwiza ni umuhungu utantendeka umuhungu utambesha umuhungu utandyarya umuhungu nyene ameze gutera ufite imyaka ingahe 20 ufite mukunzi ndenda kumushaka ufite mu ex yego ndamufite iyo bavuze mu ex wumva iki umuntu muba mwarakundanye mu gatandukana no mu ex ubwo se umukunzi wawe mwapfuye iki umukunzi wanje ntazibana zidakomanya amahembe nyine iyo bavuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe ni babandi bashwana mu gitondo bagasubirana none wowe wamurekeye rimwe arumva mwebwe ari gukomanya amahembe gusa ikintu twafuye mu ex wanje ntago yanyumvaga iyo namubwizaga ukuri yabonaga ko ndi kumubesha kandi izo ngesa abatipe barazifite ubundi wakwikundira ikibazo nako yanyemera sawa hamwikundi anegere hino ahubwo tutangiye twitereta wabura gukunda ikibuno gusumbya ibindi byose cyane rwose ariko ngiye nkunda uburyo uvuga n'uburyo uteye ariko abarundi nanjye ndabakunda bayida ahubwo nanjye nzashaka no byongeyeho kuba uri n'umurundi niba wajya unsaba kugwika mu bwongo ziko nayo ngenda mwihera rahera uzi ko umukobwa mwiza bikari urabona wamwirengeje oya noneho umurundi kazi umurundi kazi urabona ntago abarundi bajya banuka ndabona batangiye gusebya abanyarwanda kandi n'isebanya ese wamuganira gutya wowe bakubwiye nguranuka ntabwo byakora akazi arate je ntago byondakaza ati kubera iki je no bandiyizi ko je ntari kunuka erega ikibazo ntabwo ari kuba wiyizi turabizi ko wiyizi ariko hanga kuri shosho imbere ya kamera biba byarenze urundi rwego kuko umunyarwanda arabimenya umutanzania akabimenya umukongomani akabimenya umurundi akabimenya urumva uri muri Amerika utagakwiye kubimenya wese agira ute ibazo ugahura n'abantu muri Amerika wibereye hano bakagatide kandi wabavugiye hano ukagatide cyaje kuba kinuka cyaje muri Amerika weho wabyumva ute bambwiye ngo ndanuka jewe ku bwanje nabirabisha amaso ngahezagiza ingoye nkabihorera kubera yuko none se ntago urigira wumva ko nk'umubebe ashobora kumubwira ngo aratwite kandi adatwite oya ibyo byo erega natwe no mu maprank bimamo urugero ngira prank nakoresha waheza so yibonye aratwite Joyce sumuze
ngira boro ugasanga baravuze ngo uratwite kandi udatwite ibyo byo ntibibaho ariko zuku icyo cyo ni ikintu kiba kigaragara ushobora no kujya imbere kamwe ukavuga ati se hari ndamubona noneho ibaze kunuka agenda ukavuga ati ngo muze munyumuza mwumva niwe ndi kunuka oya gire ni ikibazo nyine gikomeye cyane ahubwo twisigirira ubutumwa DJ Crash wavuze yuko nyambanuka ngo ubuhe butumwa weho wamuha ubutumwa je no muha DJ Crash ni wowe wasebeje abakobwa ni wowe watumije tumenya ko abakobwa munuka kandi nayo ni umukobwa mugenzi wanyu amaze kuvugana n'abakobwa benshi ko banuka none se yavuze ngo abakobwa ngo ni abakobwa batanuka urumva mutanuka baravuze ko nta mukobwa utanuka aha ndi kumva binagoye da bigeze kure gute nyine musigira ubutumwa byo butumwa namusigira nuko yakwisubirako yakwisubiraho yakihanura ibyo ntabwo ari sawa yakorana nawe azobyara abakobwa we noneho abakobwa umukunda abakobwa ari babimana ngaho umva ngiye nkuru sinayikoze nyishira hera ko phone yanjye wagira ngo isigaye nayo ya uploading horaye ndayibuza kandi nayikoze kabeze turebe hangiye umva Mitsutsu DJ Crash masambanira mu modoka ushaka kumbaza ngo kwesha imvuze ngo DJ Crash na Mitsutsu basambanira mu modoka sinzi ibintu muri social media jira basaza Mitsutsu rero yaje atanga ikiganiro asa nk'uburengera nyambo ariko mu by'ukuri mureke kuvuga ko nyambanuka ntabwo nyambanuka kandi pe ugiye no kureba wasanga nta n'umukobwa utanuka abagore mwashatse urumva mu by'ukuri nyambo ntaganuka kandi ugiye kure wasanga nta n'umukobwa utanuka wese umukobwa mugenzi ubivuze nawe arabizi kanuka none si nyine ndabeshye ubwo wandebe yase oya nawe arabizi kanuka mu by'ukuri ubwo nuwo nguwo ubwo n'uyu none si nkubeshye aranuka ngaho bivuga ngo nyumuza ngo nagunuka kandi nambyiyumviye mu by'ukuri sa umukobwa mugenzi nyambo ri kurengana ariko ushishoje ukanitegereza ukareba neza nta mukobwa utanuka ntawe urabivugaho iki none ni gute bari kubeshyira Mitsutsu ngo we na DJ hajya ngo ni na DJ Crash ngo basambanira mu modoka ariko ahundi kandi n'abakobwa banabizana kandi bose n'abakobwa bizana ariko reka ngira ikintu nibariza aba bakobwa bazonguwo kawe reka ngira ikintu baba mugane nkubaza kuko niba turi kumwe nawe reka ngira ikintu nkubaza ubundi abakobwa mutiye muti uko nyera muturaba nyine uko ndi kukubona ndi kubyumva ndi kubibona ngewe uko uteye ndi kukureba ahubwo mutiye mute mu bitekerezo nangwa mu mutwe none dutekereza kimwe ntabwo mutekereza kimwe ariko urumva nk'ibintu abakobwa ari kugenda aya makuru yo kugenda bahwihwisa bashyira ku mbuga ku mashusho media bazi ko aribo bari kuyirebera gusa ariko iri kugera hirya no hino ni gute ubizi ko umuntu bari kumubeshyira akanuka nawe ugahita wongeramo akantu ngo kandi nta mukobwa utanuka ubwo nyine wise wishyira hanze nawe umushyira hanze uwo bavuze n'abandi bashize hanze ubundi muteye muti wowe n'abafitaniye ikibazo bafitaniye beef nyine hagati yiwe ya nyambo n'ibyo bivuze njye numvisha ubu bivuze ari uburyo nyine nawe yakoze ikiganiro ariko bisesengura mu by'ukuri bamubeshyeye garanuka ndabeshye ariko mu by'ukuri yitegereje neza nta mukobwa utanuka ni gute mufata ubuzima bwanyu bwo mu imbere buharimo mugahoza mugasura mugashyira ku mashusho media ngo nta mukobwa utanuka uranuka se cyane ntago nuka kandi bavuze ngo nta mukobwa utanuka none atuzi twese reka wanaje nze nubwo bibonye ku bakobwa benshi nta nubwo ari umukobwa umwe gusa ni ukuvuga ngo buri mukobwa ari we wese aranuka ngira mikoro bimbwira neza wajya duserera nakubeshye wagira mikoro bimbwira neza tureke kugenda duhwirahwisa ibihuha hirya no hino reka ibyo ndumva bishoboka oya nyine umva nkubwire nakubeshye ntutambwiza ukuri ntabwo arava hano
simba hano tena no kuzongera no guteta kugira ubyemere ngaho nyuma ndahita mwemera ruhande nsibu nimero rwose n'akandi kanyamagara bikambwira ngo karankunda yareba ati mpfandira hirya hahandi ureka kunugira reka kumnukira jewe kubwanje bakunda kwima amagara nzikiri kunuka ariko nari mbwira ani wiseka ngende seriye ubu n'ubu umuntu yabwira abakobwa muranuka ngo ntaganuka ariko ngo tujye abakobwa bose baranuka ngo nta n'umukobwa utanuka oyi duso mureke aduhuza jewe mfa ndababwiye ku giti cy'iwanje igiti cy'iwawe ukuntu ndavyumva Jesse nuka sivyo mwese ariko gatweke Jesse nuka kandi rero nta mukobwa urahura nawe nuka turamaze guhura sinobesha umaze guhura na bangahe banuka nka batatu bafite agahumuro katameze neza urumva bose batanuka se abakobwa bose none se ubwo nyine kandi n'uwo mukobwa unuka nawe umubajije ngo mbese uranuka yakubwira ko atanuka mva nyine nkubwire impamvu abo twahuye bari banuka je narahuye n'umukobwa umukobwa yari ameze nk'umusazi ntiyogaga kandi urabizi umuntu atoga bitewe n'imirimo aba yiriwemo agendera siraryama mu ibarabara ategerezwa nyene kunuka none to twavuga ko na Nyamba atoga Nyamba ntagira isuku Nyamba nyine kandi ari umukobwa mugenzi wanyu uvuze ati ngo abakobwa bose muranuka kandi nawe tuhaye ubuhamya yuko umaze kubona abakobwa bangahe banuka n'abasazi n'abasazi yigo aya hora tubeshe nukuri ntabwo byanambabaje babyambabaje ahubwo umwana umva mbabwire ntabwo mwe muragenda mugahura n'umuntu uriya muntu uba nyine utaba no mu nzu ashobora kuba ari iryamira oya iyo tuvuze bundi iyo tuvuze ngo nta mukobwa utanuka dushobora none se niba bavuga ati wenda Nyambara nuka siyoga yamamaza na parufe kubera iki nyine wenda abakobwa urumva nabo baba bakaraba ahubwo wewe witubwira basatubwira abantu bazima je nta muntu muzima ndumva nuka kandi nta mukobwa utanuka shano kurubwira uriya mukobwa ubivuze afite ikibazo gikomeye cyane hari impamvu urumva hatarimo ikibazo ahubwo njyewe uburyo ndi kumva bino bintu bimeze n'abantu baza bagasohora inkuru urumva bishakira amaviyuze batazi ibyo bari kuvugaho nkurikije uko n'umukobwa ari kubivuga urumva nanjye ngakurikiza uko ndi kugenda mbyumva nta mukobwa unuka ahubwo haba abakobwa wenda bagira agahumuro kabi bitewe n'imirimo biriwemo nangwa se bitewe n'ukuntu ushobora no kujya wenda muri siporo ukaba wenda ugatinda koga bitewe n'ibintu wararagiye mushobora kuri no mu kazi k'abandi ukabyukira muri siporo wava muri siporo kandi urajya mu kazi amasaha akagufata bikaba nko kudahita ukaruhuka umanza kujya mu kazi umuntu yakumva agahumuro kabi akagenda gusebya ngo uranuka njye ndi kumva abakobwa iyo risike ariyo barimo ahubwo ntabwo bazi ibyo ari byo njye ndi kumva ari nk'ayo risike barimo ndagira ngo uwo mukobwa noneho mwibarize iki kibazo giteye gutya se ndagira ngo nkubaze kuki abakobwa bakunda kugira amagambo cyane kandi ni akadefa abakobwa bose bahuriraho abakobwa bakunda kugira amadefa cyane amagambo abakobwa kuvuga nibyo byabo nyine turagira ngo ugasanga umukobwa hari umukobwa uza akagutera story akagukubita inkuru ariko kibazo iyo nkuru yayikuye wayisanga ku mihanda kandi kanasaka izo nkuru ntizijya zitinda gusakara kubeke abakobwa 90 70% 80% bakunda kugira amagambo abakobwa kenshi bababwa ku munwa ntago bazi kubika amagambo aya ntago byo bakundira nk'ubu tuvuge wenda agiye nkaho akabona ikintu si wabana aravuga ati je ndibona ndageze mu rugo ngisangiza inshuti zanje ubwo ngano ko hageze niko urasangiza nawe wasanze tunuka oya nanone abakobwa turatandukanye mwese afite ukuntu ateye mu mutima hariho umukobwa udakunda abakobwa bagenzi be wowe ukunda iki jewe mu buzima bwanjye nyine mu bantu hari nk'umukobwa sasa ntabwo urakundana n'umukobwa cyangwa waba inshuti n'umukobwa akakubwira ngo njye nta nshuti y'umukobwa mfite ni benshi cyane barahari benshi ibyo biterwa n'iki
uzi aho ko wagira inshuti y'umukobwa wagira inshuti y'umusore umukobwa uramubwira ikintu uzi ngo agiye gukubitira ibanga agahita agenda kuribwira iki mugenzi we wundi wo ku ruhande n'undi akaribwira undi ni gutyo akarihanahana ugasanga ryageze Nyabugogo mwarivugiye ngaha nyine ni ukwereke nyine ku kadefu nyine ndagira ngo mbere yuko dusoza iki kiganiro ni kwa gusebanya basigira message abo bakobwa twisoreza ikiganiro abo bakobwa babwira message babwiza ukuri bajye bifata neza abakobwa muri kunda ngaha kuri iki kiganiro mwihanure mwisubire ko ibintu tuzaturavuga sivyo koga mugenda murasebya Nyambo ngaranuka nta mukobwa unuka hoga hari abakobwa bagira akantu k'akaodere k'agahumuro kabi agahuyu bara kuvuga ngo umukobwa aranuka nta muntu nuka jeno ntago ari sawa ko kanyuma niko kabe ntibakakavuge bihanureho asoko kimwe nakukwita kirosa jewe rero sinzi impamvu buriya wasanga mu minsi iri imbere agafaranga kagiye kuzaboneka nk'abakiroso none se abantu se bari gutera ko mbizi ko bagiye kunkandira subscribe twibaze no channel zigira aba diaspora papa izi channel zigira aba diaspora zigira aba diaspora iyo kandi no mu diaspora ako twari tugira muri Amerika abarundi twasanze ubundi amarundi haritwa n'abanyarwanda tenje twari tuvugiraho abarundi nyine ikibazo cyabo nuko amarundi aba ari amafaranga make cyane ari hasi urumva rero twe tugira intoza hano baragukandira mwana twagiye noneho ikintu nakibwirira umufana nangwa si umuntu mbonye ari nabwo bwa mbere aha turi kuri trend 250 250 kuri Bikari TV show gira abo bantu babiri gira icyo basaba n'abafana bagiye batandukanye ngo turi kuri trend 250 kuri Bikari TV show turi kuri trend 250 no kuri Bikari TV show ngira ikintu basaba okay ikintu nasaba wenda nka Bikari TV kabisa nyine no kumfasha mu bintu byanjye nkora ya akanzamurira kano gace no kanje ka YouTube kitwa sawa turagapi ngenda ndakwemera kuri channel ebyiri zombi ndagapininga baze bagenda muri comment barebera inkindi bushiraho hejuru asigaye bagira ute bankorere subscribe bagukore subscribe kandi ndifuza nyine ko abantu bakora subscribe bayikora bafite umutima utuje ko Imana izabahemba kabone ko ugiye kujushiraho n'ibintu bya erega ibetse ngubwire mama abantu ntabone tukabarenganya sibyo nuko ngo umuntu ni mutamuha ibintu byiza ntabwo yagukanda subscribe iravuna uziko mu abanyamerika badukorera subscribe Canada he ko bishura subscribe $5 kugira bayikandeho guri uko ufite $5 ngonga hibaza umuntu wakwemera $5 akayakandaho no kuba wakoze ikintu kimeze fresh siko imeze rata rero ikintu bisaba content ya none ngiye ikintu ndababwira rumva ngiye no guhera ukimara kubona iki kiganiro usimbukire kuri channel yanjye urebe video uri hejuru wenda nenge muri comment ubwira ati sawa Oya kwiyinza hano twebwe abafana bacu bagwa sujye birano kuri TikTok zanjye habaguha nyoko ngiye urane gukavuga ati sawa ibyo bintu naga ari byo byihore papa nangwa si bikore gutya oya dushaka ibitekerezo papa kuko nta wakora ibyiza kuko bishobora kunshimisha nganjye wabikoze ngaho nari ikintu cyadanje ako maso ya mugenzi wanjye akabona harimo amakosa kandi ngiye ntarebye niyo mpamvu tubishiraho niyo mpamvu tudafunga comment noneho reka nkubwire ngiye mbafitiye ama video meza ameze neza ndi kumwe n'uyu murundi kazi wanje uramubona hangaha urumva nyine bavuga mwebwe hajya uvuga gute avuga jewe ndi kumwe na jewe uyu urumva ni murundi kazi na wa mukobwa bazi cyane kuri TikTok bamwita Gikundiro ukataje Gikundiro ntabwo yaje uyu munsi ejo twazana nta kibazo ubwo turi kumwe noneho kabisa tubafitiye video iryoshye mbifurije kuyireba mugahita mukanda subscribe ngewe nzazipininga izo video abantu uzabukoze ngiye abantu banjye bazahita bazireba uzabukoze cyane kandi ndabigusabye ndakeka ko nubinkorera oya bazagira nicyo kintu kizima
nzaba mbonye nangwa se ikintu nishime cyiza nzambonye kuva mvutse. Kuko njye nifuza umuntu nyine wanzamura. Niko biba bimeze, niko biba bimeze. Yes, murumva rero ubwo bufasha mugende kuri sawa sawa TV shows ko bimeze. Ni sawa sawa. No ari ukuntu wandika sawa sawa wenda ku bantu batanze bagatatinda kumbona kuko uzamura nk'inshuro nk'ebyiri kugira umbone. Ariko iyo ushaka guhita ubona channel yanjye wandikamo genge sawa. Genge sawa. Rero uzabikore gutyo. Sawa sawa nyine nijyaza igaragara hejuru ariko genge sawa nijyaza nyine rya channel ritarizaho nyine. Nyine wowe uzabikora gutyo no kuri channel wandike genge sawa kugira ngo bajye bahita bajya kukureberega nyine abantu hariho amacana agiye kuba yitiranwa ariko atareba. Abandikaho sawa sawa gahita hizaho za sawa sawa TV show hakaza za sawa sawa TV, sawa sawa official, sawa sawa online ibintu ngibyo. Okay, noneho ikintu cyakizaho ubwo muri iyi minsi ngiye kuhindura nandikeho sawa sawa. Wenda niyo nashiraho 1k. Sawa sawa 1k. Kuryo iyo 1k ihita bitandukanya bagahita bazaho. Murumva rero nubufasha mugende mu kandire subscribe banyarwanda n'abantu cyane cyane abarundi rero shaho. Abarundi barandeba cyane. Barundi sinzi impamvu ariko bane basinzi pe. Ubwo rero bagende bakande subscribe kuri sawa sawa ndetse bakubwire n'icyo ugomba gukosora muri video zawe. Hari ikindi cyane kindi ndabashimiye murakoze cyane ngo mugiye ukanda subscribe Imana wa mugisha gusa namwe muri kugenda mukwirakwiza ibihuwa muvuga ku nkuru z'abakobwa mubabeshyira ngo baranuka ni ukuri ko Imana mwisubireho ntago ibyo binari byo muhagarika izo nkuru muzagarikiraho ngaho mwere gusebya u Rwanda rwacu kabisa. Ni ukuri aba bangavu muri mwere kubabangamira mbareke kuko hari abashinzwe umutekano kuri YouTube nangwa se ko ndi mu mashusho yandi mashusho media hirya no hino. Ejo rero kuzasora inkuru mvuru kwishimisha wagize wasetse watembagaye bagahita bakwambika twadusanja mbona kutadusamba mbona ari n'ubwenge wasanga benshi bifuza kutwambara ariko wifuza kukambara kubera ko agiye gukora inkuru. Felicitation. Murumva rero ni ibintu bya danje kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.